ikaze. Umuraperi nyarwanda Abayizera Grace wamenyekanye nka Young Grace yibarutse imfura ye y'umukobwa yamaze guha izina rya Diamond. Iri zina yaritangaje mbere rwose abantu bakimara kumenya yuko atwite, hanyuma byanamusabye kuba yamuhimbira indirimbo, hatangazwa amakuru menshi n'abavuga byinshi ku mfura ye yitegura kuzabona, avuga ko ishobora kuba ariyo yahindura ibintu byinshi, yakora ibitarakozwe n'abahanga isi yagize. Yarabyishimiye muri make. Hanyuma ubuzima, urukundo, yamenyanye n'umusore Rwabuhihi Herbert. Umunsi umwe baraganira barishima. Herbert avuga ijambo, abwira umusitari wacu Young Grace, wakihangana ukambera umukunzi. Young Grace ntiyatinze kubyemera rwose, yarasubije ati yego. Bakomezanya urugendo rw'urukundo, kenshi bakabigira ibanga, kenshi ariko bakabigira ibanga nka wa muco w'abasitari b'abanyarwanda. Ntago twamurenganya, siwe byabayeho wenyine, kubivuga biba bigoye. Ntago byahereye aho ngaho, byagezeho aho umusore atera ivi mu ruhame babibona, abaza Abayizera Grace niba koko yamubera umudamu, yamubera umugore. Babibona atera ivi. Ibihe biba byiza, byakomeje kugenda gutyo bigera n'aho bishimana. Nyuma yo gusohokana, byanze bikunze Diamond abonetse kuko baryamanye, bagirana ibihe byiza, urabyumva icyabaye. Hanyuma amezi kumwe abiri, ariko ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, byarangiye bimenyekanye. Young Grace abonye ko nta kundi ko kubigenza, ko kugira bizavugwe nabi, ahitamo kubyivugira, abishyira no ku mugaragaro. Ariko amakuru twizeye dufite neza, Herbert Rwabuhihi yitangarije, yavuze ko atakiri kumwe na Young Grace. Bivuze ngo Young Grace wamaze kwibaruka Diamond ntago akiri kumwe n'uwakabaye ari se wa Diamond, kuko yavuze ko batakiri mu rukundo, ntago bagikundana, nubwo bari barahanye isezerano ryo kutazatana. Ibyo rero byatumye tugira amatsiko menshi yo kubaza Young Grace ikizakorwa nyuma y'uko Diamond abonetse. Ni mu nkuru zacu z'ubutaha. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 24 Kanama 2019 nibwo amakuru yo kwibaruka kwa Young Grace yamenyekanye. Nyuma y'amezi 9 ategerejwe n'amatsiko menshi, uyu munsi Diamond yavutse, aho yavukiye mu bitaro bya Gisenyi mu karere ka Rubavu, nk'uko tubikesha inshuti za hafi za Young Grace. Young Grace akaba yibarutse imfura ya Rwabuhihi Herbert wahoze ari umukunzi we, yaranamwambitse impeta amusaba ko bazabana, ariko bakaba baratandukanye nk'uko nabivugaga mbere. Diamond imfura ya Young Grace avutse mu gihe mu minsi ishize nyina ariwe Young Grace yamuhimbiye indirimbo yise Diamond, aho aba avuga ko amutegereje n'amatsiko menshi, yibaza uko azaba ameze. Ndakeka ubu yamubonye nk'umubyeyi nk'abandi ku gakoma, ari aho ngaho umusitari wacu. Mwibuke muri za ndirimbo, ariko mwibuke nawe, subiza inyuma urebe nko muri video imwe, umurebe uburyo Young Grace rya zina yarabye 2018, uburyo yazamutsemo. Ariko ntacyo, biba byiza mu buzima, bigeraho umuntu akibaruka, akabyara, agakora umuryango. Ibi binange ubwanjye biranshimishije, kuko n'indi ntambwe, n'indi sitati agize. Ariko ndija Kodu Karivano, iyi ni Kodu TV. Komeza ubane natwe, koze subscribe, cyaba ari ikintu cyiza, uruha agaciro kuri njyewe, tugakomeza tukabana. Iyi ni Kodu Connect, hose turiyo mu nkuru nyinshi zitandukanye. Hasta la vista.